nk'uko muri kubireba tugeze ku musozi udasanzwe aho umuhanuzi Theogene nibishaka amaze iminsi ari kwinginga Imana. Twamutunguye ariko ntibiza kutworohera cyane cyane ko uko turi kugenda tumusanga niko ari kurushaho kugenda. Ntabwo ashaka kuvuga maze iminsi mubwira nti muvandimwe wanjye byagenze gute. Ubu noneho tuvugana nanjye Pascal yitaga ko ari umuvandimwe we, ntabwo ari gushaka kuvugana nanjye, ariko biraza kurangira tumwegereye agira ikintu atangariza abakunzi b'Iriba ry'Abera TV, kuko ni byiza kandi birakwiriye. Mukozi w'Imana uraho neza? Shalom, turabakunda, ibindi Yesu ni umwami. Yego. Ni iki watangariza abakunzi bawe bamaze iminsi baragufasheho ijambo bavuga bati mu by'ukuri uyu mugabo ntabwo ibyo turi kubisobanukirwa neza bitewe n'abantu barushaho kugusiga isura mbi muri rubanda? Abankunda n'abatankunda mwese mwubahwe, iherezo rya byose ni urupfu. Iherezo rya byose ni urupfu. Hanyuma se uyu munsi wa none tugusanze ahangaha mu butayu budasanzwe, ni ubuvumo, ni hari izuba, ni ahantu bigaragara ko wicaye wenyine nta wundi muntu muri kumwe. Amakuru yawe Theogene, aha hantu uri kwamara icyo uri gusenga, waje kuhicara gusa kugira ngo utekereze bimeze bite, yenda ugira ibintu ushyira kuri gahunda? Iyo ndi hano mba ndi kuruhuka mu mutwe, nanjye nsengera ibyanjye. Yego. N'abantu baba baragiye bampa ibyifuzo batandukanye. Ibyo biba bihagije. Yego. Cyane ko mpaturiye mpegereye, aha niho bamwe baba banshinja ngo nsambaniriza abagore. Sinzi niba aha hantu waharyamisha umuntu. Simbizi, abakunzi bacu nabo barajya muri comment baraza kutubwira. Afite amaso areba, sinzi uyu muntu niba yaba ari Kenya, niba sinzi. Bo ibyo nibyo ahahise n'akazi kabo, n'uri mu nda ya nyina baramuvuze, ariko nta nicyo bintwaye jewe. Icyo shimira Imana nuko nda amahoro. Ururembo TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Batatu bankunda baruta ijana bamvuma. Urakoze cyane. Batatu bagukunda baruta ijana bakuvuma. Ngukundira ko uri umuntu ugerageza guhereza Imana agaciro, ndetse ukumva ko nubwo abantu bakuvaho ariko Imana yawe itakwigera na rimwe igutererana. Ikimenyetso kigaragaza ko nta mutima ugucira urubanza ufite. Mukozi w'Imana Theogene, mu minsi yashize hari inkuru twakoranye uvuga ko ugomba gufungura urusengero cyangwa se itorero ry'Imana, ukagaragaza itandukaniro ry'ivugabutumwa ry'iki gihe, kandi tunakubwira ko icyo cyifuzo cyangwa igitekerezo ni cyiza. Ariko abantu bagiye muri comment bavuga ibintu bitandukanye. Bamwe bati se byagenze gute, ADPR yayihakanye, abandi bati se uyu muhanuzi kwari kujya yadukana udushya. Mu by'ukuri ndagira ngo ugire ikintu ubwira abo bantu bashatse kubifata nkaho ari agatwiko, kandi mu by'ukuri tuzi neza ko wagiye ugaragaza impano zidasanzwe, ko ndetse wavamo umushumba udasanzwe. Ngiye mpamya ko uretse no kuyobora idini ubwaryo, ni n'ururembo waruyobora, ndetse no kuri idini no ku rwego rw'igihugu wariyobora, kuko wahawe iyo mpano. Ariko ndagira ngo usubize abantu banditse comment nyinshi, ndashatse kurondora zitandukanye, bavuga bati ni ibiki noneho bimeze bite, ugira ikintu ubabwiye? Ntabwo gushinga idini ari uguhangana. Yego. Nkeneye amahoro. Kurishinga ntibirangiza intambara. Yego. Ariko njye nkeneye Imana izambaza ibyanjye Theogene, wagenje ute igihe wari mu isi, witwaye ute, izambaza ibyo. Yego. Rero ntago nshaka gukomeza gutunga ibikomere byo mu idini. Yego. Ikindi kandi kuba ntarashinze idini na mbere hose, bamwe barabizi twahagurukiye rimwe
naranatinze. yego Rero nakomeje gutwaza ibintu gake, mbanze numva ijwi ry'Imana, mbanze numva icyo umwuka nyobora, mbanze numve niba ibyo ndimo, kuko nabonye abantu benshi bahaguruka mbere y'uko Imana ihaguruka bagaseba, ndetse n'ibyabo bimwe bikanatezwa cyamunara, batwaye amadeni y'abange ngo bagiye gushinga amadini n'amatorero. Ibyo byose rero byagiye biterwa n'uko bahagurutse Imana ikicaye. yego Ntekereza rero ko iki ni igihe cyanjye cyo guhaguruka ngakorera Imana, kuko data arakora ku manywa na nijoro, nanjye nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. yego Rero unshigikira nshigikire, kandi utari bunshigikire nta rubanza rumuriho. Theogene, niba bitari ibanga, uyu munsi wa none biragaragara ko ufite umuhate wo gukora umurimo w'Imana, ariko niba bitari ibanga, urusengero rwatangiye kubakwa, inyubako igeze hehe? Cyane cyane ko nkuzi nk'umuntu utisondeka, ntabwo nge natekereza ko wakodesha. Simbize nimba ari no kurukodesha, nabyo urabitubwira, cyangwa se niba hari inyubako yaba iri kuzamurwa yo gusengeramo, kugira ngo n'abantu babimenye. Hari n'umuntu watekereza akavuga ati ariko uriya muntu nakamufashije yenda nkagura ikibanza se, amabati se, cyangwa se amatafari. Cyane cyane ko gukorera Imana muri iki gihe hari kondisiyo, hari ibisabwa kugira ngo ubashe gutangiza umurimo. Ndagira ngo noneho uhereza abakunzi bawe detail, kuko nabonye hari n'undi muntu wabyanditse avuga ati ese byararangiye ko yaba yarabikoze se mu rwiherero ntatubwire, yabonye ko nta kintu dushoboye. Biri mu nyigo, biri muri plani, gusa mvuye kurambagiza ikibanza kirahari. yego Kuko ngewe nabwiye Yesu ngo niba narigishijwe ijambo rivuga ngo isi n'ibiyuzuye byose n'iby'Uwiteka, yego Imana ikodesha sinzayisenga mu gihe nkiri umupangayi. yego Wenda abantu baravuga bati koko uraciriritse mu mutwe, ni akazi kabo. Ntago ngewe nshaka kuzajya nirirwa nturisha kuva saa 3 za mu gitondo iteraniro ritangiye ngo rirangire nakabana amafaranga, wagira ngo hari ibiti bagira bayasoromaho, yego cyangwa bafite ikinombe bayacukuramo. Narababwiye ngo nzigisha abakristo gukora, yego biteze imbere, batera imbere, nabo bajye mu zabo nzu. Ari nayo mpamvu ngewe niba Imana ishobora gutuma nkodesha urusengero, nahomba aho ndyama ngewe nkakodesha, ntago nzishura aho nkodesha, aho ndyama ngewe nje gukodesha na sare, hanyuma ngo uyu murimo uzabe nk'uko mbishaka. Ntago byakunda. Niho rero uhera uti musimbuke, muzane ibi, mukora ibi, mubigenze mutya. Izuba ryawe ririmo rirambangamira. yego nta kibazo, turagerageza kureba igishoboka, kandi ntago nkunda kujya mu butayu ubundi ngo kamera zinsangeyo. yego ariko urabizi ko turi inshuti, kandi ntago nari kumva ko uri hano ngo mure kuza kwa kureba. Nyine ntago nabishakaga, ntago narinzi ko muzane. Urambabarira kugira ngo dukorane ikiganiro gitoya, kubera komenti z'abantu n'abace mu gikari bakantelefona. Abantu bakunda umurimo w'Imana babanze bumva indangagaciro za Gikristo. yego Niba abushumbye ari abapangayi, nawe ubwawe ukaba uri umupangayi, yego uyu munsi na sare akaba ukodesha, aba bakristo bazagera agahenge ryari? Ni ryari bazatuza bagashira akaraso ku mubiri, imitima yabo bagasenga batuje? yego None niba Theogene ndi pasiteri w'umupangayi, na Yesu nsenga nawe ubwo abaye umupangayi, kuko sare ndayikodesha, n'abakristo nshumbye nabo ni abapangayi. Wenda harimo abazaba bafite izabo, ariko ntago bazaba bishingiye ibyo byose, kuko bafite inshingano zabo zibareba mu buzima bwabo. Mu yandi magambo rero, ngewe ndashaka ikibanza, yego nshake autorisation, niba ari autorisation, niba ari iki simbizi, nzabibaza abanjeniyeri babizi. Nzamure urusengero, rwazamuka mu myaka 5, rwazamuka mu myaka 10, rwazamuka ryari? Ibyo ntibinde bikingenzi.
nuko nzatangirira mu rusengero ruri ku mazina y'itorero yego iriba ry'abera Ministries yego nuko ibintu byubatse. urakoze cyane iyo gahunda ni nziza kandi ntabwo isanzwe, ndetse ndagira ngo mbwire abakunzi bacu, abakunzi b'Iriba ry'Abera TV. Yes, urakoze cyane nkuko wari umaze kubitangaza. Nzi neza ko abakunzi b'Iriba ry'Abera TV ndetse n'Imana Irahari TV turabakunda cyane, ariko uyu munsi wa none byabaye ngombwa ko nshakisha uyu mugabo nibishaka Theogene, umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, kugira ngo menye ahantu ari. Nagiye mu rugo iwiwe ndamubura, mbaza umuturanyi ambwira ko yabonye amanuka. Nkimanuka mubona ahantu yarari wenyine, nta wundi muntu bari kumwe. Icyakoze ndabona abandi bantu bari hirya no hino nabo bari gusenga, ni ku musozi mwiza cyane w'amasengesho. Hanyuma nashatse kugira ngo abakure mu rujijo. Uyu munsi wa none arashaka kubaka urusengero. Hari umuntu ushoboye kubyumva akavuga ati se akeneye urusengero rufite akahe gaciro, akeneye urusengero rwangahe? Kuko wowe nawe nturi umugabo mutoya, harayo ushobora kuba ufite, cyane cyane ko Imana iguha viziyo ibona ko ari wowe yishoboye. Ariko nanone hagakenerwa n'inkunga. Hari inkunga umuntu asaba, hari n'iyo umuntu avuga ati ngewe atiriwe nsaba inkunga, iki ngiki ndagikoze, ndi umugabo wo guhamya ibyo ngibyo kuko nabibonye. Ariko niba bitari ibanga, uru rusengero, iyi shapeli, iyi nzu yitiriwe izina ry'Imana izaba ihagaze nk'agaciro kangahe? Ubushobozi ufite wowe ni ubuhe? Ese inkunga utegereje ku Mana, cyane ko umwana w'umuntu ntacyo yakumarira, ariko Imana yamukomanze ku mutima byakunda, ni iyihe? Niba bitari ibanga, kwizera kwanjye hari icyo kuma. yego, iki gihugu cyacu cy'u Rwanda Imana yagihaye umugisha. yego, nyuma y'amateka, nyuma y'ibyo twanyuzemo, twabonye umugisha. yego, ubwo ubishidikanya n'akazi ke. yego, u Rwanda dufite umugisha. Ndahamya ko hari uwakumva iki kiganiro, yego, ariko mu izina rya Yesu abazimu be kucyuririraho, yego, ngo bumve ko hari ibyo dushaka kwiba abantu. Kuko iyo dukenera kwiba twebwe tuba twarageze iyo tugomba kuba twarageze. ndiyo kabisa. Kuko kuva muri 98 ndi muri ibi bintu kugeza uyu munsi, iyo niba njyewe mba mfite indege, yego, kuko natunze impano z'umwuka ndi uruhinja, nigeze mbivuga. Hano rero ndabiza abazimu bati buriya yagiye kwiba. No, iyo nza kuba ndi umujura, abambura mba narababoneye umwanya. Hamwesikoro ubura umwanya. Iki ngiki abantu bacyumve neza. Umutubuzi wese ntiyabura umwanya wo kwiba abantu, umwesikoro ntagashobora kubura umwanya wo kwesikoroka abantu. Iki kintu nicyo nshaka ko abantu bumva. Icya kabiri, hamujura upanga gahunda yo kubaka urusengero. Nakagombye kuba narafashe dukeya, nanjye ngakodesha sare, hanyuma narangiza ngashiramo, nanjye nkababwira ngo musimbuke 7 cyangwa se n'ibindi bisa nabyo, kuko ibyo bari gukora ndabireba n'amaso yanjye. Kandi mu babihagurukiye ndimo, kuko nahishuriye ko nta mwuka w'Imana uri muri ibi bintu. So rero nukuvuga ngo mvuze ngo inkunga nkeneye ingana gutya, naba mbeshye. Mvuze ngo iyo mfite inganuku nabyo si ngombwa. Ntago ari ngombwa. Ibyo ni ibintu biri prive. Hano mu Rwanda hari uwampamagara akangurira urusengero. Yego. Hano mu Rwanda hari uwampamagara ati genda ukore bije ibindi ubimbaze. Hari abantu Imana yahaye umugisha, kandi bafite intego yo gukorera Imana mu butunzi yabahaye. Ahubwo babuze abantu b'umumaro baha imitungo yabo Imana yabahaye ngo bayikoreshereze Imana. Kuko niba hari ikintu abanyarwanda bamaze guhaga ni ikinyoma. Abanyarwanda bahaze ibinyoma, bahaze ibintu by'amapranka, bahaze ibintu mugenda mushira kuri izi mbuga bidafite epfo na ruguru. Ibi bintu barabirambiwe. Hari uwaba ari muri Amerika akambwira ati rushake nurubona umbwire ngwishyure. Hari uwaba ari muri France. Abantu Imana yahaye umugisha bo bari kunyumva ku Iriba ry'Abera TV. Yego. We yanampamagara ntarinze nanashyuha umutwe, ntarinze
nanarinda kuvuga amagambo menshi abo Imana irabafite. yego Rero n'ejo yaza na mu gitondo yampamagara, icyo kwizera mfite yego nuko nge nzakorera mu rusengero rutishyura ku kwezi. urakoze cyane Kandi niba bisaba kwishyura sare Yego. nzabihagarika, yego nshire senti mu nzu yanjye, nge ndirimba nsenge, n'ubundi Imana izampumugisha kugeza ubwo ngewe nzabona urusengero. urakoze cyane. Nari nakubajije nti yenda umuntu ashoboye gutekereza akavuga ngo nashyiraho itafari cyangwa se ngashyiraho ibati, ariko hari akantu kwebye ntabwo ushatse kubitubwira. Ese uyu munsi wa none urusengero rukenewe rugomba kuba rwubatse ku gice cya hegitari, ubutaka burahenze, amatafari arahenze, ibikoresho birahenze, ariko wagakwiye kuba utubwira ati mfite bije y'amafaranga ya naya, yenda ntutubwira ati uruhare rwanjye n'uru, uruhare rw'Imana n'uruhe, abantu banyumve neza. Iyi Mana yafashe umuntu ikamukura muri puberi, ikamwambika, ikamusigiriza, ikamurengera intambara tubona, ntabwo yamwima amafaranga. Nimba atari ibanga, ufite bije y'iyo nyubako y'urusengero gusa, tutagiye mu byuma cyangwa iki, ubundi bije ufite niyanga? Mbomerutse kuganiriza umwe mu bantu bafite amatorero muri uyu mujyi wa Kigali, aho ibintu bigeze byafashe indi ntera. Yego. Mu buryo bw'umubiri biragoye ko ayo mafaranga wayabona, Yego. ariko iyo ugiye mu mwuka usanga n'atarayo yaboneka. Yewe nabaze urusengero rushobora guhagarara agaciro k'ibihumbi 500. Yego. 500-600 kuzamuka by'idolari. Yego. Ibihumbi 500 cyangwa se ibihumbi 600 by'idolari. Ubwo urumva no guhera ku 500 by'idolari kuzamura. Uwiteka Imana kugirire neza, kandi bakunzi bacu murabyumva ko hakenewe amasengesho kugira ngo uyu mukozi w'Imana atangize ministeri ye imeze neza, cyane cyane ko mfite amakuru ko ministeri yanditse, ko yanditse. Yes. Ministeri yaranditswe, stati yarakozwe muri RDB, ibintu byose byagenze neza. Ikintu kibura ni ukugira ngo urusengero rwubakwe, kandi iyakoze biriya izakora n'ibindi. N'abadukurikira ku Iriba ry'Abera TV, impamvu tudashirayo planka, tudahamagara abatwika cyangwa se abaza kwivugira ibyo bashaka, ni Iriba ry'Abera s'il vous plaît. Ntago ari ibiziba. Iriba ni Iriba ry'Abera. Then mu yandi magambo, uvoma agomba kuza kuvoma, akavoma. Ubu turimo turanoza ibintu abantu batabona itihuta, kucyo ukurikiranwa n'abantu bakeya, kucyo utarebwa. Jewe 5, 3, 4 bari mu mwuka, abo ni b'Imana yantumye. Ntabwo rero Imana yantumye ikivunge cy'abantu barimbuka, oya, yantumye umwe gusa ujya mu bwami bw'ijuru. Abo rero then abantu bafite ishyaka ry'umurimo w'Imana. Nongere nsubiremo aka kantu, nta mwesikoro uburira uwo yesikoroka umwanya, nta mujura ubura umwanya wo kwiba, oya, ntago bikunda. Mpamvu ntari umujura nuko munanshaka mukambura. Then mu yandi magambo, nk'ubu narinje hano, ibi bintu simbikunda, ntago mbikunda, utaha nimuzongera. Impamvu barahita banabibona, yoza ko ari ibintu by'imipangu tuba twazanye mikoro tugatuma barumva urusaku rw'abana bari gukina muri iki kibaya n'ibindi bigiye bitandukanye. So rero jewe numvaga naza kuba niyicariye hansengera ibyifuzo by'abantu bampamagaye bakambura. Ntago ari ngombwa ko ndondora ngo izina runaka, ngo runaka yamaye iki. Ngenda mfata telefone nkavuga ngo Mana, aya mazina yose ubona n'aya bafite ibyifuzo, buri umwe yaba afite kwizera,
yaba adafite kwizera anyway ndamwizereye umusubize. Wasubizwa ugaceceka, icya mbere nuko usubizwa. yego Wasubizwa ukamamagara, icya mbere nuko wasubijwe. Nje sindeba ngo ese uyu muntu kuki yasubijwe ntampe, ntabwo anshinzwe. Ntabwo anshinzwe, ntabwo mubaruyeho. Kandi umuntu atagenderewe n'umwuka w'Imana nta kintu yakumarira. Ariko yasuwe n'umwuka w'Imana, hari n'abaduha tutabasengeye. yego Rero abantu mudukurikirana, iyi nimero ibaruye kuri MTN, yego ibaruye muri mobile money. Ndakijijwe, ntago ngewe nababwira uwo nabwiye ngo niyohereze umubare runaka, intebe runaka, imikeka runaka, amadolari runaka, azabyandike muri commentaire. oya azajya hagaragara Cyangwa se agaragara. Mbo uvuze commentaire ndibuka bitumye nguca mu ryo uvuga, ndagira ngo mbwire abantu badukurikira badukurikira mumenye neza ko amagambo mwandika muri comment turayabona, kandi ikindi email ziyandika turazibona. Birashoboka kumenya iyo email telefone iri gukoreramo, bishoboka no kumenya simukadi iri muri iyo telefone. Nshuti yanjye mwene data, wikwishimira kujya muri comment ugiye gutukana, ahubwo jya utanga igitekerezo kuko nicyo comment zibereyeho. Uyu munsi wa none ntabwo nakwizeza ko bizakuga ubuhoro. Ndagira ngo Imana yatanze ururimi rwo kuvuma ndetse no kuvumura, tutagombeye kujya muri byinshi. Mujye mwitonda kandi mugenze gakeya mbere yo gufata umuntu ijambo, ahubwo agakwiye kubanza kumukosora aho ubona ko yagenze nabi. Mukozi w'Imana nibishaka Theogene, navuga ngo amahoro y'Imana, imigisha itangwa n'Uwiteka Imana n'uburinzi budasanzwe bukomeze kukubaho. Reka ngusabe kugira ngo utange ijambo rya nyuma, ubundi tukureke ugume muri gahunda zawe. Nubwo twari tugusagariye utubabarire, ariko tanga ijambo rya nyuma, noneho natwe twigendere dusezerere. Amahoro y'Imana nagendane namwe. Yego. Kubaho kw'Imana kubagereho. Yego. Ariko nanone ubwo mboneyeho kuvugana n'abadukurikirana ku Iriba ry'Abera TV. Ntimucike intege. Yego. Mwe gucogora. Kandi umuntu ufite icyo anyumvaho hirya ya kamera, nimero yanjye narayitanze ni 0783010002. Utarakanda subscribe anakande. Yego. Anasharinge, nabwo muamuduteye inkunga kandi. Yego. Uwakanze we ntiyongere, ahubwo utarakanda akandi, kugira ngo ibyo dufite bijye bimugeraho. Wakanze asharinge ku bandi kugira ngo nabo bakande subscribe. Hanyuma ndabakunda. Yego. Kandi n'Imana iri muri jewe irabakunda. Hanyuma ndagira ngo mbahe iyi message. Yego. Jambo rivuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ariko Abisirayeli bavuga none, abanzi bacu baba baratumize bungure. Nongere ntangariza abantu b'Imana, ni muhumure, Dodani baciye kutazayirenga. Nicyo nicaye ahangaha ndi gusengera. Ndashaka kuzahura nawe urwego bagukatiye ngo ntuzarurenga wararurenze, mu izina rya Yesu. Rero ndaha kubasengera, nta kindi kinyicaje hano. Ntago ndi kubwira Imana ngo Mana ngo uyu munsi ndararira iki, oya. Ndabafite iryo ntago ndi burisenge. Ntago ndi hano kubwira Imana ngo wampaye amazi yo kunywa, muhari ubwo n'amazi ndayafite. Ndi hano ngo Imana ibahe umugisha, ndahanga ibakize indwara, ndahanga ifungura abanyu bafunzwe, ndi hano ngo ikureho uburwayi, ndi hano ngo ice imanza zitabera, ndi hano ngo ibashumbushe iby'inzige zariye, ndahangaha gukusanya amavuta kugira ngo tubashe kuhirika iyi Yeriko ya 2024. Uwiteka Imana rero abamera umugisha, mugenda amahoro. Shalom. Amen. Ururembo TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.